Yeah, abakunzi abo birimo cano turabasuhuje mukomere cyane tubifurije umunsi mwiza. Nkuko rero bihora ari bishyashya mu bo birimo, uyu munsi nabazaniye umutumirwa ariko kandi n'umushyitsi abacuti bacu dukomezanya umunsi ku munsi basanzwe bamuzi, ariko nagira ngo muhe ikaze muri studio atangire abibwira. Ni karibu. Murakoze. Nani ni umwe mu babo birimo, amazina Kibirima Fina. Ego, nishimiye kuba umutumirwa w'uyu munsi. Ni karibu kandi ndakeka agaseke uzaniye abakunzi bacu gapfundikiye gateye amatsiko kandi ariko kandi gafite n'ibirimo biteye amabengeza. Ni byiza cyane. Yego. Babe hafi badukurikire. Okay, ni karibu rero. Reka twanzike ngira ngo muramubona, ndaza rwose no kumubereka neza mpereye ku kirenge kugeza ku mutwe. Urabona ko arya mu byita kwa hafi. Ubona ko yasakoje neza rwose, kandi izina n'iryo muntu n'ikibereye. Yego. Ubwo rero nk'uko izina ry'uyu muntu uyu munsi nashatse ko tuganirira abatumirwa bacu ku kintu kimwe. Burya ngo hari umugani mu Kinyarwanda baca ngo ntiribara umuto waribonye kurusha umukuru wariraye, ntiribara umukuru wariraye nk'umuto waribonye, cyangwa ntiribara umukuru cyaribara waribonye. Ni ukuvuga ngo baba bashaka kuvuga nanjye ndaza kwegera abasaza batubwire. Bashatse kuvuga ko experience umuntu nubwo yaba ari umwana ariko yaraciye mu kintu akibara neza gifiteho amakuru kurusha umukuru utarakibayemo. Ubwo rero nanjye iyo topic ndashaka ko tuganira mu rwego rwo kugira inama abana, cyane cyane abamenyereye ibiganiro byacu dukunda gukora tuganisha ku ireme ry'uburezi, abana bakiri mu masegonderi, abangavu, ariko noneho tukabaganiriza dushingiye kuri experience y'ubuzima twaciyemo. Naho zindi kwibaza ndavuga nti hari ukuntu ugira gutyo ukabona nko ku ishuri nko muri promotion wenda ufite nk'amashuri nk'ane A, B, C, D wenda y'umwaka wa mbere wa segonderi. Abana baba batandukanye, abana baba bakiva iwabo, baba bagifite amata ku matama nibwo bakiva mu ngo. Haba harimo abana gusa utwana dushimishije, hakavamo utwana tw'utumisi twiza ubona nyine nk'umubyeyi ukavuga ati uyu mwana vraiment azavamo umwana mwiza, azaba ari muri ba bantu bahatanira igihembo cya banyampinga. Navuze rero hari ukuntu sosiyete bahingutsemo ihita itangira kubatereta, kuko aba ari umwana uwo ari we wese ahita abona remarkable, ahita abona agahita avuga ati pega umwana mwiza, uwo ari we wese amutindaho. Ubwo rero navuze nti uko biri kose hari inama umuntu yabagira kugira ngo babone uburyo bazajya babyitwaramo, nibabibwirwa ntibatungure, cyangwa se nibabibwirwa bamenye uko babyitwaramo. Niko rero guhamagarira abakunzi bacu umuntu nawe rwose wabivayemo, murabona yuko akiri mu myaka mitoya. Ubu ngubu naba ntibeshye mvuze ko rwose n'ubu ngubu ari mu isi, siko mubibona. Muraza gukora comment mumbwire nawe, ubwo nagira ngo dusangire experience wagize ukiri muto. Ese ibyo bintu byaba byarakubaye ukigera nko muri segonderi? Mbese nagira ngo duhe ubuhamya utubwire biba bimeze gute umukobwa mwiza ukiri mutoya muri segonderi, ukigana muri segonderi, ni ibiki ahura nabyo? Yego, utugire inama, utubwire byakubayeho, umuntu yabyitwaramo gute, se bimera gute? Ibyo mbona bivuga nyine nk'umuntu ubirebera hanze, ariko nk'umuntu wanyuze muri icyo kigero. Ijambo ni iryawe. Murakoze kuma ijambo.
kijyanye no kuvuga ngo umukobwa mwiza ku ishuri iyo bamubwiye ngo ni mwiza yitwara gute, ndakeka bajya kukubwira ngo uri mwiza nawe ubyiyizeho ko uri mwiza. Urumva nta kintu gitangaje ngo baba bakubwiye. Icya mbere uba ubizi ukuntu witwara, rero uritwararika kuko uje kukubwira ngo uri mwiza usanzwe uzi ikintu nyine ntabwo kigutungura. Ariko nagira ngo tugane inyuma aho ngaho tukiri mu myaka mito ugeze muri segonderi. Urumva muri primaire, urase muri primaire hari abana baba batangiye kubwira abandi ngo ni beza. Ariko bari bakeya wenda bo bimenyereye, baba ari abo mu rugo muri famiye, abatantine baba baje kugusura ati umwana mwiza mama shenge. Ariko iyo ugeze kuri segonderi noneho utangira guhura n'abandi bantu mutakuranye, ari abana mwigana, abandi mu bakwigisha, abarezi wenda n'abandi ba administrator bari aho ku kigo. Uko biri kose murahura ati mbega umwana mwiza, turaha agakobwa keza shaka. Rimwe na rimwe hari ababivuga kuko ariko babibona bashaka no kukurera nyine bakakugira inama. Ku rundi ruhande hari n'ababivuga kugira ngo batangire bahindure mayindi yawe, ibyo donc utangire mbese ukibyumva ubibwiwe n'abandi bantu bo hanze atari abo mu rugo umenyereye. Nta pressure bigushyiraho ngo wige wumva uhangayitse cyangwa wumva mbese tubwire nkawe byakugendekeye gute. Njye ntabwo byambayeho. Murabyemera mudushyire muri comment mutubwire mu buryo njye ntabwo byambaye, ariko iyo biza kumbaho njye nakuze abantu babona nyine ndi mukuru kandi ndi umwana, ntabwo nasamaraga. Ibintu byo gusamara, burya iyo wasamaye cyane n'abantu barakwinjirira. Ahubwo ngize impungenge ubwo ntiwaba warabibwiwe mbere, noneho iyo kudasamara bikaba byari nka moyen de protection kugira ngo wirinde abantu benshi muhura bazajya bakubwira ko uri mwiza. Nta muntu wigeze abimbwira mbere kuko umukecuru twabanaga wenyine ntabwo yari gutuma hari n'umuntu ukwegera ngo aje kukubwira iki. Nyine murira kuri ubwo bwoba, nkumva nyine kuko atabikundaga, avuga ati caha ngaha genda ibiki n'ibiki udasamara. Tubaruwa tw'abana bandikiranaga ntabwo batwandikiye kera. Twebwe twajyaga ikigurupe cy'abakobwa, ibyateraga byari ukwiga. Abaza gutereta uwabareberaga aho ngaho. None se muri mu bakobwa, muri gurupe y'abakobwa muraganira, nimuganira namwe mugireho muvuge ati ariko uyu mukobwa rwose nubwo turi kumwe araturusha ubwiza? Ntabwo ibyo bintu bijya bibaho? Ibyo nyine bibaho, mugakora mubana muri gurupe, hari ukuntu muba muziranye uziti uri mwiza. Ariko uko muri gurupe buri muntu aba afite icyo arushije undi. Ushaka kuba uri mwiza fesi ariko ufite umutima mubi, ushaka kuba uri mwiza ariko udateye neza, nyine niho rinenge iyo biguhuriyeho se nkawe uri mwiza uteye neza ukaba mu bandi bantu 100-200, urashaka kumbwira kuko winjiye muri segonderi imyaka 6 urinda urangiza 6, icyo kintu mutarahura ngo kikurangaze cyangwa kigushyire kuri pressure runaka? Kumbwira ko ndi mwiza ngo ibintu bindangaze ntabwo byambayeho. Njye ntabwo kuvuga ngo ndi mwiza ntabwo bigeze bindangaza, kuko iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza nawe ukumva ubyisanzemo ngo ndi mwiza, byatuma wirata ukiyemera n'ayo masomo ntuyakurikire neza, kandi kiba cyakujyanye no kugira ute kwiga. Iyo ubihaye intebe cyane rero ukabyishyiramo, ingendo irahinduka, ya myambarire irahinduka, ukuntu wari umeze muri sosiyete ugatangira wirata. Icyiza nuko babikubwira nawe ukabanza ukiyegera ubwawe ukisesengura, se ndi mwiza, se ngomba kwitwara gute? Nyine utabyitondeye ntabwo urumva ko nyine hari ukuntu ugomba kubanza gutekereza ukabyitondera. Iyo urebye rero abana benshi b'abakobwa
sinzi nawe niba ibyo bintu utarabibonye, umwana w'umukobwa agera mu wa mbere ugasanga ageze 80% cyangwa se hejuru. Uko agenda akura amanota agenda amanuka. Hari abaterura rero bakavuga ati wenda buriya hari uduhungu twatangiye kumubwira ko ari mwiza, wenda bigana b'imyaka imwe. Urumva niho rero natekerezaga nkavuga nti ubwo koko umukobwa batangiye kumubwira ko ari mwiza, ko ari na mwiza, ntibigiri imyitwarire bishyiramo cyangwa se pressure bimushyiramo, bikaba byaba intandaro yo gutsindwa mu masomo, bikaba byaba intandaro zo gutangira guhunga abantu yanga ko babimubwira. Ntabwo ibyo bintu bibaho. Bibaho ariko nanone biratandukanye. Iyo bakubwiye ko uri mwiza usanzwe uri umukobwa uri aho, ntabivuga gute se baze kumbabarira, wenda uri umukobwa uri aho w'umwasama ngira ngo niko nawe utarahuye n'abantu benshi ngo bagukomeze bagire umuntu ukomeye ufite indero, ngira ngo ufite indero mbi, uri umwasama ngira ngo sinzi ukuntu naza kubisobanura neza kugira ngo babyumve. Nanone hari ukuntu uri umukobwa ufite indangagaciro, umukobwa wiyubashye. Kuba bakubwira ngo uri mwiza ufite indangagaciro nta kintu bikwafekitaho, ahubwo ndumva biguha montage, vuga ati reka mbe mwiza muri byose, ntube mwiza ku face. Ariko hari uwo babwira ngo shaho uri mwiza, agatangira yirya, agatangira iminota myinshi ayimarira muri minuwari yireba, ajya mu bigroupe bibi. Ariko umukobwa ufite indangagaciro baravuga ati uri mwiza, murakoze, ndabizi nanjye ko ndi mwiza, ukavuga ati reka nkoreshe ibishoboka byose n'ubwiza bwanjye buzagira aho bungeza. So watushobora kwiga ukavuga ati reka nige wenda nzajye kwiyamamariza ubumwiza. Kuvuga ngo uri mwiza utabyitondeyemo wahura n'ibibazo. Hari buriya nigage nize math physique, wasangaga turi usibye ko ubu byahindutse ni mu myaka ishize, wasangaga math physique hahigamo nk'abakobwa 2-3 nabo bafite imyitwarire ijya gusa n'iy'abahungu. Noneho ugasanga n'isura si bandi nyine duhita tuvuga ati ni mwiza, mbega abakobwa beza, ugasanga ni abasanzwe. Ndumva abanyarwanda badukurikiye cyangwa n'abandi ibyo ni ibisanzwe muri sosiyete. Hari abavuga ati mbega umukobwa mwiza, abandi bakavuga ati ntabwo ari mwiza. Nuko ugasanga noneho nko mu ndimi, kuko iki kigo nizeho cyagiraga indimi kikagira za science, ugasanga muri leta rero ni hahandi hari abakobwa. Ese ubundi wowe uzi ibiki tutaranabisimbuka? Nize accounting, ibintu bya accounting, ibintu bya letre, mubona umwanya w'ikirori akaba mugani wa muntu ngo agifise umwanya w'igisokozo n'ikirori. Ubwo ugasanga wa mugani si uko nyine muba mwiziho ngo ndi mwiza sinajya hariya batabona umwanya wo kwiyitaho, kuko baravuga ngo muri math physique dukora mu bitabo, dukora exercice. Ni abakobwa bahaje bahita batakaza ubwiza, kuko exercice ziraho nizatuma ubona umwanya wo kujya kwishyiraho nyine kwitunganya. Ugasanga ari abakobwa tuvuga ko ari beza baragana muri izo section zibaho uwo mwanya. Ubwo si ukubera nyine amakuru baba barabonye imbere, kuko barivanguraga ukagira ngo hari umuntu wamubwiye kuko ati ntujye ku mibare. Urumva atari amakuru baba barabonye imbere nyine yuko ari beza, bagakora bavuga ati kuko ni mwiza ntabwo ngomba kujya aho nigora, kandi hariya nzabona umwanya wo gukomeza kwita ku bwiza bwanjye. Aho ngaho ntabwo turi buze kwemeranyaho, kuko sujya ujya kwa muganga, sujya ubona abaganga beza, harimo abadamu beza bateye neza cyane. None se nuko iyo myaka batayiciyemo, aho ni bayiciyemo, bahuye n'ibyo byose. Ariko uravuga ngo we iyo ari wa mukobwa ufite indangagaciro w'umutima, atitaye
biriya bavuga ngo ndi umukobwa mwiza, ubwiza ntabwo bwakubuza kwiga, ntabwo bwakubuza kwiga section runaka, ahubwo ni mu mutwe, ni mu mutwe umwana arivukira buriya. Ndeka wenda ngira n'intereho niga bo muri primary nyine nakuze numva nakunda ibintu by'imibare. Nuko muri comptabilité tuyiga ariko ni ibintu ubona bitasaba ngo value of x iki ibintu nk'ibyo rero narabyangaga cyane. Ubwo kuvuga ko wenda gusa ubwiza nibo batumye nanga iyo mibare. Hari n'abakobwa beza bajya kwiga izo mate physique zashimye akagera ku kibaho akadusobanurira. Oya ni bya bindi nanjye ntihagire wenda binyumvamo nabi. Sinavuze ko abiga math physique cyangwa ibyo section bikomeye baba ari babi, ahubwo twe nk'abana icyo gihe twasubiye inyuma muri secondaire nuko twabyiyumvishaga. Ariko n'ubu ngubu iyo myumvire yarahindutse. Icyo gihe babaga ari batatu muri section scientifique, ubu noneho nibo basigaye ari benshi, ahubwo abakobwa usanga ari bo benshi. Byabaga ari imyumvire ya society. Ubwo rero ariko nanone ukaba wagira akantu kagataka koko. Ariko ndakeka nawe warabibonaga mwiga koko section za littéraire za sciences humaines ntizabaga zifite abakobwa benshi beza kurusha za siyansi. Usubije inyuma amaso mu gihe wari uri muri secondaire, iyo ntiyari littéraire nubwo ubu wenda twavuga ngo byarahindutse. Yego byarahindutse ariko nagumye kuvuga ati byose binini bipfira mu mutwe. Iyo umuntu aje akakubwira ati wa mukobwa we uri mwiza iki, nyine ukabiha umwanya utangira kumva se ubundi ajya kwiga shimi, ukumva nyine ngira ngo ucitse intege. Ugasanga ariko akenshi usanga nko ku ishuri abakobwa nyine wa mugani wawe badafite isura nziza, umva baba bari mu ikayi bazi shimi bazi biology za physique, nta mwanya wabona wo kujya ku wastinga. Kuko ntabwo nta muntu ugeze uzanga bagana ati ko nshaka ko dukundana shawuri mwiza. Usanga inshuro nyinshi uwo mwanya atabona umwanya wabona ari uwo mu masomo. Noneho ugasanga wa wundi babibwira biramufata mu mwanya akavuga ati reka mparanire ko bwa bwiza bwanjye butavaho. Sibyo? Bikunda kubaho. Ariko nanone biterwa n'iki groupe. N'iki groupe ku ishuri hari ukuntu muri mama ufite utugroupe. Turiya tugroupe utatwitondeye rero. No muri yu ujya kusanga wajemo. Abana rero badafite utugroupe baba bari ku ikayi cyane. Utugroupe natwo ntabwo ari twiza. Ubwo rero urumva yuko dushobora kuvuga ko wa mwana wavuye mu muryango we bamubwira ko ari mwiza nawe abizi, agomba kugera muri secondaire yiteguye ko bazakomeza kubimubwira, ariko akashaka uburyo kino n'ibyo bintu bitazatuma bimutera umwanya ngo abiteho umwanya areke kwiga. Babimubwire abyakire, ariko intego yamujyanye ababyeyi bamutezeho ni ukwiga agire gute ayikomeze. Ubona birakoreka, birashoboka. Tuvuze gutyo umwana twaba tumugiriye inama, birakunda cyane. Nese ubu namugira inama yo kuvuga ngo nibakubwira ko uri mwiza nawe utereka amaso ugira ibiki. Ahubwo rero hari n'ikintu mu mashuri kihaba, twa tuntu nyine nk'utu two ku munwa ku maso ntabwo babyemera. Biriya byo bivuga hirya, umwana ni mwiza akeneye kwisiga kugira ngo akomeze akure ari mwiza, noneho bakamubwira ati yashyira utuntu ku munwa turengeje wenda turimo nk'akabara ati jya kubikuraho. Biriya bintu byo buriya abarezi ntabwo baba bahohotera abana, ntabwo baba bahohotera, babahereza uburere bwiza. Biriya bintu ushaka kubyisiga cyane ku ishuri ntabwo abarezi babyemera. Ntabwo babyemera kuza muri class witeye makeup, ntabwo babyemera. Mbese abadukurikiranye bakurebe nk'ukuntu
hose wayiteye umeze neza, ubikoze uri muri segonderi kugira ngo nyine ukomeze umenteninge bwa bwiza bwawe, hari icyo byishe ku masomo kuki abarezi babyara? Wenda ntacyo byishe ku masomo, ariko hari icyo bibangamiye kuri bagenzi bawe cyane, bishobora kurangaza abandi bana bagata iminota myinshi aribo bareba, si bite ku masomo bari kwiga, ahubwo aribo bari kwirebera gusa. Babona nyine wahindutse, kuko baba bageze no mu kigero cyo kubikurikirana cyane. Umwana w'umuhungu ashobora kureka no kwiga akakwirebera, ati reba runaka ukuntu yaje ameze, mwamubonye. Ugasanga no muri bureke nuko ikiganiro niwe kiriho. Rero abatica barabyirinda nyine, iyo umwana aje ku ishuri yabyisize, subirayo ugiye gukaraba cyangwa kuramo n'ayo mahereni. Ahubwo muri private mbona bagenda babyisize, ariko naho ntibiba bikabije, ntabwo bakabya. Usanga mu bigo hafi ya byose rwose iyo limite yo kubuza abana kwimakira igiye ihari. Ntabwo ari byiza kwimakira umwana kuko birangaza bagenzi bawe. Hari wa wundi uba utafite n'ubushobozi bwo kuba yabyisiga cyangwa nabibone, bigatuma yajya no mu mico mibi kugira ngo nawe abone turiya tuntu atwisige. Hagira nk'ubimwemerera ati nzajya ntuguha icyo ashatse cyose akamugira, agahita abyemera kuko nyine aradukeneye. Rero abarezi bambabarire bajye babyirinda, niba n'umwana wabyisize bavuga ati jya gukaraba, jya gukura ibyo bintu. Hanyuma rero reka tuve no ku bana ho gato dusimbukire no ku barezi. Buriya ahubwo n'ibigo byinshi ntibyemerera abarezi b'igitsina gore kuza batwisize cyane dukabije no kwambara imyambaro, urabona utumini twenda tugufi, ibyo nabyo urabizi ko bibaho abarezi ko b'igitsina gore. Buriya abadiregiteri benshi ntabwo babemerera kuza kwigisha bambaye imyenda migufi, mbese hari imyambaro yo hanze ahangaha abarezi batemerewe. Buriya byo ntibyaba ari ukugira ngo se batarangaza abana? Nabyo byaba kimwe muri ibyo ngibyo. Nk'umubyeyi w'umurezi cyangwa tuvuge nk'umukobwa washoje, kuvuga ngo yaje kwigisha yambaye nk'akandi kagufiya, ntabwo ari byiza. Na example n'abana batoya, ababebe biga muri nasari, iyo tica wabo yaje kwigisha yambaye imyambarire ubona nyine idashimishije, araza ngo umuzi ngo tica waje kutwigisha yambaye akajipo ngo gatoya ngo kababebe mama ngo waza ngo reka akajipo tica yaje yambaye ese kari kameze gute? Nyine agavuga ati kari kameze kari kageze hano, kari gatoya. Ntabwo ari byiza, bajya baca umugani ngo uwiba ahetse abwiriza uwo mu mugongo. Abarezi rero baba bagomba kuba exemplaire y'abana bayoboye. Tuvuge wenda nk'abana biga nko muri sogonderi, haba harimo abantu ingimbi, atangiye kuba ingimbi, batangiye kugira irari. Tica rero w'umukobwa aho naza yiyambitswe akantu gatonya, wa mwana ari bwige atera y'akajisho, atangira arangare, usange biramwafekise. Kuko ku ishuri ntabwo bemereye umunyeshuri ntabwo yiganije kuri hejuru y'amavi, munsi y'amavi niyo bakubonye wagacishije bavuga ati zana iyindi, cyangwa ngo agahita acishamo imakasi. Ahantu nize ku ishuri twambaraga amapantaro, kuriya twakoreshaga amapantaro ukagigira icupa, direkiteri yajyaga ahita aza agacishamo umukasi akazamura akayigira ijipo. Hari abantu bavuga ko biriya ari uguhohotera abana, akayigira ijipo. Oya, nyine twabonaga ari ukuduhohotera pe, ariko aba ari ukuguhereza uburere bwiza. Ari wowe wishyize ngo kuri sayizi ngo nushaka ibintu ngo bijagaraye, nyine ku buryo ntumenere ifu ukazigizayo, utangiye kwitaho ubushake
abahungu bagatangira kukifatisha kugira ngo ibizigira bigaragara bigira pinya n'umukobwa ari buze gutereta avuga ati ira ni bogari abira ntabwo ari byo rwose abo birimo babarezi mu mbabarire hariya ubaye diregitirise ahantu ni ukuvuga ngo mu kigo cyawe ibintu by'uducupa n'amashati magufi n'ibiki n'amajipo wapi mbaye diregitirise uko ukamaramo amasera ugeze hasi si ukamaramo amazi tuvuge nk'ipantaro wambaye cyangwa wenda nk'iyi nambaye ubona se ari icupa ntabwo ari agacupa uko uje kuzigura zimeze nkabona wanayikoreshejeho na gato numva itugura indi ariko rero wamugani kuko ubu umwana nyine ngapfira mu iterura hari umwana utamuhaye uburere bwiza ni hahandi agera no hanze bikamucanga kuko yapfuye akiri muto agakura azi ko hari ibyo yemerewe n'ibyo atemerewe bityo yazaba mukuru agize imyaka yo kwihitiramo akaba arimo yahitamo ati akamwenda akambara cyangwa se ndambara imyenda imeze gutya na gutya ari bo bihitiyemo abadukurikiye rero bakomeze batwandikire baduhe ibitekerezo muri komenti ubwunganizi bashyiraho kuri iki kiganiro twagize isi inama nabo bagira abo bana muri segonderi kugira ngo uburezi bukomeze butere imbere nk'uko twumvise hari imyitwarire cyangwa hari ibintu ushobora kubwirwa na gurupe muri kumwe bigatuma utangira kugenda usubira inyuma mu masomo bikaba byasubiza inyuma nyine uburezi ababyeyi bawe batumye kwiga ugasanga urabahemukiye niyo mpamvu tugomba twese gushyiraho umuganda mu kugana gusoza rero naguha umwanya inama waba ufite wakongera ku byo tuvuganye ugasezera ku badukurikiye n'ikindi icyo ari cyo cyose wumva wababwira nsubiye inyuma ho gatoya kuri uriya mwana w'umukobwa uba uri ku ishuri inama namugira yaba ari uriya babwira ngo ni mwiza yaba ari uri ubona hari utuntu bagenzi be bikoza kumva aradushatse kandi adafite ubushobozi bwo kutwiha inama namugira nuko yakwiyakira uko abayeho kuko agategura ejo he hazaza kuko ejo he hazaza niho heza kurusha aho ari rero kandi kugira ngo ejo hawe habe heza biterwa nawe wahateguye neza iyo wahateguye nabi hakubera habi kandi n'uriya mwana babwira ngo ni mwiza nawe nabyakire ahubwo akore cyane kugira ngo ubwiza bwe buzamugeze heza ibyo byose bijye bikora ari byiza byiza mu masomo abitsinda abone ni byiza nawe mwiza ku isura gusa ahubwo abe mwiza mu bintu byose ni ukuvuga ngo wa wundi se twahoze kare tubona wa wundi utagira ibimurangaza gukundira kwiga ko usanga noneho wa wundi babwiye ko ari mwiza nawe atikoze ikayi nta kintu wamubwiraho ku bijyanye no kwiga cyane kuba gukunda gusoma akaba mu ikayi akagira gute nk'uko abandi bose babikora nyine nta kintu wamugiraho inama urababwira ko ari mwiza bikaba intandaro yo kuregeza iyo urababwiye ngo uri mwiza ukaregeza ubwiza bwawe burapfa ugasanga hato bahise banagutera inda imburagihe ishuri urariretse bagenzi bawe bakiga mukajya muhura wikoreye nk'agataro cyangwa ukubura mu muhanda cyangwa byagucanze waraje ngo uri mwiza ubwiza gusa se bumaze iki nimba bakubwiye ngo uri mwiza ba mwiza mu bintu byose ubwo rero ndumva ariyo nama twari twabageneye ngo ubwiza gusa ntacyo bumaze reka tugusasire ngo ba bakobwa bahura nyine n'abababwira ko ari beza bakiri muri segonderi ntibibe intandaro yo gutangira kureka kwiga kugira ngo ufate umwanya munini wimakiya ahubwo byakire
ntibiguhungabanye ahubwo bikubere intandaro yo kugira intego yo kuba mwiza muri byose. No mu masomo ube mwiza, no mu by'ukora ube mwiza, mu myitwarire ube mwiza, mbese umwari ubereye u Rwanda. Cyaho rero reka tubasezere abakunzi bacu, nawe ubutaha tubafitiye byinshi, ndakeka kubasezeranya kuzajya basura kenshi. Nabasezeranye kubasura kenshi, tubaganirize inshuti zacu zabo birimo, nimba uri muri groupe yabo birimo, ujye ugerageza urebe ibi bihangano byacu kugira ngo tuzagere kure heza, tuhategure neza, mwibuka gukanda subscribe. N'abandi yavuze muri groupe yabo birimo n'abakunzi babo nabo baba birimo, mukora like, share and comment. Murakoze cyane. Sawa rero, Imana ibahire.